Isomo ryo mu gitabo cy'ivugururamategeko. Musa abwira imbaga y'Abayisiraheli ati, none rero Isiraheli, umva amategeko n'imigenzo mbigisha ubwanjye gukurikiza, maze muzabone kubaho no kwinjira mu gihugu Uhoraho Imana y'abasokuruza banyu abahaye ngo mukigarurire. Dore mbigishije amategeko n'imigenzo nk'uko Uhoraho Imana yanjye yabintegetse, kugira ngo muzabikurikize mu gihugu mugiye kwinjiramo ngo mukigarurire. Muzayakomereho muyakurikize, nicyo kizatuma muba abanyabwenge mu maso y'amahanga. Abazabwirwa iby'aya mategeko yose bazavuga bati, nta kabuza iri hanga rikomeye ritya rigomba kuba ari iry'abantu b'abanyabwenge kandi b'impuguke. Koko se hari irindi hanga rikomeye ryagira imana ziriba hafi nk'uko Uhoraho Imana yacu abigenza igihe cyose tumutabaje? Ni irihe hanga rikomeye ryagira amategeko n'imigenzo biboneye nk'iri tegeko mbagejejeho uyu munsi? Icyakora uririnde, umenye ntuzibagirwe ibintu wiboneye n'amaso yawe. Mu buzima bwawe bwose ntibizigere bikuva ku mutima, ahubwo uzabyigishe abana bawe n'abuzukuru bawe. Iryo ni ijambo ry'Imana.